Washa. Sinababwiye sha. Narababwiye. Wumve ikinyobwa sha. Umva uburyohe. Mada. Akura kamugashisha wo. Kakamanuka wumva. Hehe n'inyota shoti yawe. Kandi nushaka kuvuga neza. Gana ikinyobwa mburwa. Ugira inyota. Ikinyobwa nabonye ni imburwa. Nushaka kugabanya ibinure mu mubiri, kugira uruhu rwiza, uzakoreshe mburwa. Mwimerere. Saying Studios. Kugenda nziza cyangwa se ndumva nananiwe kandi yicaye ndumva ndubushe zariranyishe aho mfite ya mugabo namwigendeye bakora wenda mbamuhamagaye hari akora icyo wenda yamfasha inzara mfite byonyine sinyemera no kumva naho usanga nyura heha nk'uruhu ahantu hose nzengurutse nabuze n'uko reba nk'uriya mugore ukuntu nsubiye muri ibi sohoka nsohokera mu nzu gira vuba ubundi ugira kere sira ubundi nabona ntabyo kuko wangiye babara mama nari habize yose sinayakura uwo mugabo ko namwigereyeho gusa ndongera muhamagaye ngo cyenda ko yatanki ndagenda rwanda cyane kuko mbona ibintu byandenze mbona hari ukumva Halo uretse gato ndi muri siporo hari n'umuntu mbonye duhuye mbanze numva ibyo mbwira ngufashe nenda kubesha ko ndi ku ruwaru ngewe ninde wabikubesha ko nge ndi ku ruwaru arakurose njye ntabwo nshinzwe kugenda mfasha abantu bose urumva mata uzagwa hano mbabarira abantu ngufashe iki nuko ndashonje mabusha none se ninde wakubwiye ko nshinzwe gufasha indushyi ndi ku ruwaru ngewe nose bansohoye mu nzu n'inzara iranyishe nabuze icyerekezo njye ntabwo nshinzwe kugenda ndaruza ibyo mbonye byose urumva ko ari iby'indushyi gusa nta mwanya wawe nabona urumva ntabwo nshinzwe kugenda mfasha indushyi zose nari nibereye muri siporo ntuntesha igihe urumva nari ndi muri siporo twakibona kigenda gusa habe n'ijana ko reba igihe nasengiye ubundi nirwa muri ibi ngo ndigisenga imana nayo ntintabara itu genda bukwirireho Oya ako si wowe ntabwo ujya unyizera wowe ntabwo ujya unyizera
urusoga babarira ngo mugabo ki gira uti mbwa wenda mbwa y'inzungu ubu saka kanya nibwo mbaye ntuzi umugabo baca umugani mu gifaransa ngo natushi pa kugira ngo umenye ko none sigaye narize we narize ariko se bizi we ndavumbwira iki basi nyine mbabara aka karenga nyine bansohoye mu nzu nabuze ahantu mba nuko bageze gute bansohoye mu nzu n'inzara irangije basi kandi gezaho ubu se ko baca umugani mu kinyarwanda ngo ukimbwa yanzu none kahireba ubu wowe wawe ndawuhimba ngo iki mbabare rimwe gusa nukuri kandi n'umwaka tumushaka ngo umugabo agira ite ahubwo imbwa y'inzungu ntiwanyitaga imbwa se ejo bundi nta soni umva nkubwire ubu tuvugana njye ntabwo ndi mu rwego rumwe nawe urumva wari bwabona ukuntu abantu batambagira burira sikariye ubu noneho njyewe ntabwo ari ngombwa sikariye esasera ndavuze ngo nagira ngo nkubwire ubu noneho ndi kumwe n'umwana w'urwego umwana ushinguye sha uteye neza nkaho yiremye wowe wabonye umaze kubyimba umaze kumva ko wuzuje buri kimwe cyose ugira ngo sha wamubona niko wumvaga uwo mubona ari bag wumvaga icyo ari ikigega uhunitsemo ibintu ku buryo wakumva ko wanyirengagiza umva ubu noneho sinkiri size yawe nta nubwo iri mu rwego rwawe urumva none ese yase ko ndi umukene ubundi uranambaye ako nta kibazo igendere basi urasaba iki umva ndi kumwe n'umwana ushinguye kandi uteye neza urumva ubu we nkugereranya n'idegede nabwo idegede igihaza sha cyahuye n'ifumbire mvamabuno utajya ngo ni n'ifumbire runaka cyangwa se ifumbire mvaruganda nakubwiye ko uzanyifuza uri igihaza wowe uri igihaza wagenda wagira ngo arimo gutembagara wowe uri cyabusiku wowe uri cyabusiku wowe umva narimbuye n'umwaka we wari uyitwaye reka nkubaze niwe mujura bavuze aha ngaha ntabwo ndi umujura none uri iki urangonga ino nzira ni ntoya ku buryo wabura aho uzita ukangonga wowe ni telefone yanjye hirya cyane ahubwo iki mbabarira nubwo nkusitayeho nagira ngo umfashe umpe akazi nabuze akazi ngo ngufashe ngo iki umpe akazi rwose nta kazi mfite urimo gusaba akazi gasaba imbwa amazi ni ukuvuga ngo wowe wabuze aho wiba urashaka kuzaza kunyiba wowe ntabwo niba ni ukuri ni ubuzima mbayemo none se bakubwiye ko njye ntanga ubuzima njye ndi Yesu cyangwa ndi Imana gusa nuko nagira ngo umpe akazi basi ahabwa uranyititazaho warangiza ukabona ndakoroheye wanya na imbwa we nta soni sha we wayobye nimba ari n'ubujura bwanyu sha we atasiyo wayobye kandi warireshye mbese bite ko wirukanka nk'uwayobye wabaye uravayo ukajya he nyine ababyeyi banjye nabanaga na mukadata yaranyirukanye none nayo ndimo ngenda nshaka akazi huye n'umugabo hano hepfo nayo ndimo mwaka akazi aranyirukankana ngo ndi umujura ariko n'ubundi usa nabo oya n'ubuzima bubi ndimo ntabwo ndi umujura ni ukuri ahubwo umbabariye wamfashe ukampa akazi ni ukuri kandi agakora neza akora uko biri ndabona ushobora kuba uri umwana mwiza ugira telefone ndayifite mubyeyi reka nguhe bizinesi kadi abayobozi dufatanyije kuyobora tugiye gutangira inama uyu munsi kuri iyi tariki ya 13
ingingo ya mbere igize iyi nama iraba ari igitekerezo cyo kuri corona virusi. Murabizi ni icyorezo kitwugarije mu Rwanda, ku isi, ni ibintu bikomeye muri make. Ase nk'uyu muyobozi uba wambaye agapfukamunwa nabi uyobora abaturage gute? Ubwo nawe uyobora, ubwo bamwe wasanga ubwo nawe nyine uriha igisubizo. Ubwo nawe uriha igisubizo. Nk'uyu ukambaye gasa nabi wa muyobozi w'isibo nta mugore ugira. Arahara ahubwo. Gose nimba atabasha kugufurira ku gapfukamunwa ashobora gufurika riso ye. Agaba yabyitaye. Ikindi kintu turagendana ni ikintu kijyanye n'isuku muri rusange. Ibyo bintu nabyo biri hasi cyane ku rwego rwacu nk'abayobozi. Tugomba kubikosora. Namwe ni munyunganire. Amabwiriza kuyakurikiza, ariko nanone harimo bamwe wagira ngo amakuba yavuniye n'ibiki. Noneho n'abakagize akapfuka ngo tu cyangwa bakagatwara nk'isakame mu ntoki. Ubwo se kuko urumva tuzabigenza ndabeshya se. Rero urumva ko rudabiko rwose ratuyana. Kumwe tuzamwirukana mu mudugudu. Neza. Wakora iki? Umuntu w'umugabo ko haba saa 9 murakubitana yasinye agenda atembagara. Ahubwo nanjye namubonye. None naramubonye uriya mugabo Yarabyo no kubifata imyanzuro. Nta kindi twakora. Nta kindi kintu mu gufata umwanzuro ukomeye. Kuko ibi bintu nta kujenjeka. Reka kujenjeka mu buzima bwawe. Kandi ibyo twirinze bidusanze mu mudugudu wacu. Kandi mu kagari kacu no mu murenge wacu ndetse no mu karere kacu tugomba kurwanya ko nta muntu n'uyu ugomba kuvamo arwaye kuva. Ubundi baravuga ngo ntaba ari njye. Urcyo. Ntaba ari njye wanduza cyangwa ntaba ari njye wandura. Nkurikije imyanzuro tugiye gufatira muri iyi nama, ibitekerezo bya buri muyobozi w'isibo uko byagiye bigenda, ndakeka twese tugiye gukanguka tukabwira abaturage ko gukaraba intoki buri kanya ari inshingano zacu, kandagira ukarabe ku muryango ari icyangombwa nk'uko dukenera mituweli nk'ibisanzwe, kandi ikindi kiyongeraho kwambara udupfukamunwa ni ingenzi kuri twese. Ibyo abayobozi dufatanyije noneho ndabashimiye kuba mwitabiriye inama, kandi dukomeze dusigemo intera ya metero ntacyo biri budutware, ubundi naho ubutaha mu yindi nama. Murakoze. Umuyobozi wacu iyo ni inama nzima rwose. Akira muyo. Umuyobozi wacu turabikurikirana. Dore niko terambere ry'igihugu cyacu. None si cyaje byagenze. Burya nyine nakomeje kuburaho ndara, ngenda gutyo mumpaye ibyo kurya ntaryo ariko ntaho kuryama mfite. Pole bana. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo. Nyine nako. Ngira ndakumva. Urebye. Njyewe urankunda? Wowe Kanyana. Ubuse wankunda n'ubuzima mbayemo n'imyambaro ntacyo bitwaye. Nagera home. Nta bintu byumvikana. Gusa ariko kubitekerezo. Aha, wacu. Kandi n'urufunguzo ruzana ndubika. Mama uyu Ubu noneho bigenze ugomba kuguha umuti. ndi ku muhanda, nabuze aho njya, nabuze naho mva, mbese naho byumve pe. Njya gusenya urugo ndise rwakire njyewe cyangwa ndesu. Ngo ndimbwa uretse noneho hari igihe nzakurya hari igihe nzakurya nkwereke ko ndimbwa yisaze. Foka washa sinababwiye sha, narababwiye wumve ikinyobwa sha. Umva uburyohero mada akura kamugashisha wo kakamanuka wumva. Hehe n'inyota shoti yawe, kandi nushaka kuvuga neza gana ikinyobwa mburwa. Ugira inyota. Ikinyobwa nabonye ni imburwa. Nushaka kugabanya ibinure mu mubiri, kugira uruhu rwiza, uzakoreshe mburwa.
imimerere